Haleluya. 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 Reka dusome ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Dusome mu izina rya Yesu. Mwese abarusha n'abaremerewe nimuze munsange n'abaruhura, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruje n'umutwaro wanjye turemerewe. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Nkuko twatangiye tubivuga, amazina ni Revera Pasteur Imanishimwe Daniel. Imana yemereye ko tufatanya muri uyu mwanya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritugezeho muri uyu mwanya ritubwira ngo mwese abarusha n'abaremere, mwese abagize ute, muze munsange ndagira ute. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Haleluya. Inkuru ni impamo ko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo ko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo ko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo ko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Niko nanjye namubonye. Yesu bavuze ko akiza abarwayi, yacu tugire neza. Haleluya. N'abapfuye arabazura, abarwayi arabahagurutsa, abarema arabahagurutsa. Imana yacu tugire neza cyane. Haleluya. Umwuka aravuga ngo uko Yesu bamuvuze niko nanjye, uko Yesu bamuvuze niko nanjye. Nishimye cyane. Tekereza rero, ugongere usubize amaso inyuma, utekereze ku byo Yesu yagukoreye. Nawe nurangiza uvuge ngo uko bamuvuze niko nanjye namubonye. Imana yacu tugire neza. Mwese abarusha n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Mwene data, mushiki wanjye, ushobora kuba hari ibikuruhije muri iyi minsi. Urebe neza ikikuruhije, maze ubwire umwami wawe, usange Yesu arakuruhura, usange Yesu aragukiza, usange Yesu aragufasha. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami tuhasanga inkuru y'umupfakazi wari ujyana ideni. Tubanze tugere ku bantu bari hejuru n'amadeni. Haleluya. Uyu mupfakazi ngo yari afitiye umuntu ideni, ariko iryo deni ntabwo ari we baryiteye. Umugabo we yitwaga Obadiya aragenda afata amadeni igihe yari ari gufasha bari abahanuzi bahishe mu buvumo. Igihe kigeze atari yishyura arapfa. Amaze gupfa, noneho umwishyuza ngo abaraje. Ageze kuri wa mupfakazi aravuga ngo nta kintu na kimwe mfite. Haleluya. Aramubwira ngo itegereze neza, mbese nta kintu na kimwe ufite. Yitegereje asanga ngo mu gaherezo mu gacupa. Agaherezo muri iyi minsi ntabwo twamenye icyo ari cyo. Agacupa ka kandi tuguriramo amavuta, niba ari amamesa, niba ari ubuto ntubimbaze, ariko ujye ugura amavuta rimwe na rimwe yashizemo ugacamutsa ku muriro kugira ngo ubone utwura akarangisha. Siko bimeze. Yitegereje asanga hari utuvuta duke dusigaye mu gacupa.
arangije ngo aravuga ngo utwo tuvuta dukeya ufite genda. Haleluya, haleluya. Utwo tuvuta dukeya ufite genda utire ibintu kandi ntutire bikeya. Haleluya. Numara kubitira wikingirana mu nzu n'abana bawe, mvugira amena. Numara kwikingirana maze usuke muri bya bintu twa tuvuta dukeya, twa tuvuta ako gakeya ufite Imana igiye guheraho ikwishura ideni. Ako gakeya ufite Imana igiye guheraho ikwishurira. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uyu mupfakazi yaragiye arikingirana n'abana be, amaze kwikingirana ngo asukamo. Yari yatuye ngo ibintu byose biruzura mu nzu, asukamo twa tuvuta dukeya, ingunguru ziruzura, amasafuriya aruzura, amajerekani aruzura, indobo ziruzura, ngo byose bimaze kuzura ngo amavuta arorera kuza. Haleluya. Aragenda yirukanka ajya ku mukozi w'Imana, ibintu byose byuzuye, none mbigenze nde? Jawumbira umwuka wera umuhanuzi aramubwira ngo genda ugurishe, numara kugurisha wishyura ideni, ibisigaye bigutungane n'umuryango wawe. Haleluya. Birashoboka ko ari ideni rikuruje cyane, ariko itanga ukorera Imana. Mu gukorera Imana kwawe Imana izakwishyurira. Kugira amena. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka tuvuge undi muntu umwe warujwe cyane. Twavuze ngo turavuga ku barujwe n'ideni, abarujwe n'abandi bantu, abarujwe n'uburwayi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twibugire rero ku barujwe n'abandi bantu. Iti mbese umuntu yandusha gute? Ntibajya baturusha? Imana irabizi kandi byose irabizi. Haleluya. Mu gitabo cya Samweli wa mbere tuhasanga umudamu witwa Ana. Uyu Ana yararujwe nande? Uyu mudamu Ana yararujwe nande? Uyu Penina rero mu mateka muri Bibiliya nta handi hantu nongeye kumva bamusoma, nta handi hantu nongeye kumva bavuga abana be. Ariko Ana Imana imaze kumukubira, Imana imaze kumugirira neza, Imana imaze kumuruhura, arangije ngo abyara n'abandi bana. Nyuma ya Samweli ngo abyara n'abandi bana. Haleluya. Ngo abahungu n'abakobwa. Hana yitegereje umuruho yari afite, ngo arazamuka ajya mu rusengero. Ageze mu rusengero yari asanzwe asenga, ariko uwo munsi ngo ahindura uburyo bwo gusenga. Aragenda bajya mu rusengero ariherera, ngo abwira Imana ibimuruye cyane, ngo ibyari biri mu mutima we bitangira gusesekara ku munwa, ngo azunguza iminwa cyane. ngo umuhanuzi yera aramusanga, arambwira ngo uzageza hehe isindwe ryare we wa mugore we? Uzagera cyane mfite nk'uko ubitekereza, ahubwo hari ikinduhije. Hari ikigize ute? Nawe ubwira Imana ati hari ikinduhije. Haleluya. Umutambyi Eli aramubwira ati ibyo byose byumvishwe imbere y'Imana, itahira amahoro, ugiye kubona umwana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arangije abararuhutse. Ageze ute? Imana ishimwe cyane. Nkuko twabivuze, ushobora kuba urujwe n'indwara. Haleluya. Ijambo ry'Imana nanone dusanga mu gitabo cya Luka igice cya 8, tuhasanga umubyeyi warujwe n'indwara, ngo yari afite imyaka 12 arwaye indwara y'umugongo. Ngo iyo myaka yose yimazemo, ngo ibintu byose bimarisha abantu, ajya mu baganga batandukanye, ajya mu bavuzi batandukanye, abazungu n'abakinyarwanda bose ngo abajyamo, ariko birananirana. Imyaka 12 yose. Imyaka 12 ni mikeya, imyaka 12 ni myinshi. Turebye hano umuntu ufite imyaka 12 wasanga ari mukuru cyane. Arangije ngo aragenda, ngo yumva inkuru ya Yesu, ngo Yesu aho yari kwigisha, aravuga ngo ndakwiriye gusanga umwami Yesu. Numvishe ko bavuga ko aruhura, numvishe ko bavuga ko akiza abarwayi, numvishe ko n'abapfuye abazura. Nanjye uyu munsi wa none ndamusanga, ashobora kunkiza. Haleluya. Ushobora kuba urujwe n'uburwayi.
hari uburwayi bukumazeho igihe kirekire, ariko Yesu ntakangwa n'igihe uburwayi bukumazeho, ntakangwa n'igihe indwara zikumazeho, ariko uyu munsi wa none yagusanga akakuruhura ubwo burwayi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu mubyeyi ngo aragenda muri iryo teraniro, ngo ryari iteraniro ry'abantu benshi bari gushaka Yesu. Ageze hafi yabo batangira kumwinuba. Mu bisubizo byawe hari inzitizi zigiye ziboneka, mu bisubizo byawe hari abantu bajya bitambika, mu bisubizo byawe hari abantu bajya bashaka kukuvangira, ariko reka nkubwire, Imana yaje kugusubiza nta numwe wakwitambika. Imana yaje kugusubiza nta numwe wakumira igisubizo cyawe. Igihe cy'Imana cyageze, igisubizo cyawe kikugeraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Uyu mubyeyi agiye kwinjira muri teraniro kubera igihe yari amaze kinini cyane, ibintu bye byarashiriye mu baganga batandukanye kandi indwara zitarakize, ngo urumva nta sabune yari akibona. Batangira kumwinubwa ngo niyegera yari guhumura ukundi kuntu, ariko uko bamwinubwa niko ari gusanga Yesu, ari guhatana asanga Yesu. Bakamukumira ngo nasubire, ntakwiriye kwegera iryo teraniro, ariko akegera umwami Yesu akavuga ati nta kindi cyanzanye uyu munsi wa none, nazanwe no kureba Yesu. Nta kindi cyanzanye uyu munsi wa none, nazanwe no gushaka Yesu kugira ngo urwayi bukomeye cyane bumazeho igihe kirekire. Haleluya. Igihe yari agiye kugera kuri Yesu atangira kwitekerezaho, ese ahari ko ndi umunyabyaha, nabasha nte kwegera umwami Yesu? Ndi umunyabyaha, nabasha nte guhagarara imbere y'umwami Yesu? Haleluya. Uyu mubyeyi atekereje aravuga ati muri Yesu nta kinanira Imana, reka gusa nkore ku myambaro yiwe ndakira. Uko kwizera yari afite, kugira amena, uko kwizera yari afite, ngo aragenda ngo aca bugufiya. Icyambere ni uguca bugufiya. Amaze guca bugufiya ngo akora ku ncunda z'imyenda ye, akora ku mwambaro we, ngo ajye kumukoraho, ngo imbaraga yose yari iri muri Yesu ngo iragabanuka, kuko hari umuntu wari ukize. Amina. Yesu arahindukira ngo ninde unkozeho, ninde unkozeho, ninde unkozeho, ninde unkozeho? Akivuga ayo magambo abigishwa baramubwira ati mbese abari kugukoraho ko ari benshi, twabwirwa n'icyo umuntu ugukozeho. Ariko muri uyu mwanya umuntu wari ukoze kuri Yesu yari afite intego. Kugira amena. Umuntu wari ukoze kuri Yesu yari afite intego. Haleluya, haleluya. Mureke dusange umwami Yesu dufite intego, mureke tuze gusenga dufite intego. Uyu munsi none waje muri iki gitaramo ariko ufite intego yo kwegera umwami Yesu. Waje muri iki gitaramo ufite intego yo gusanga umwami Yesu. Abari bakoze kuri Yesu bari benshi, ariko nta ntego bari bafite. Haleluya. Wa mugore atangira gutekereza ngo ariko uyu muntu umenye ko bamukozeho, ubwo ntaragera akamvumbura. Aribwiriza asanga umwami Yesu apfukama imbere ye ati mwigisha mwiza, ni njye ugukozeho. Haleluya. Ati mwigisha mwiza, ni njye ugukozeho. Yesu aramubwira ati kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Kuko yari yamukoze afite intego, ngo yahise akira mu izina rya Yesu. Haleluya. Urijwe n'abandi bantu, ariko ikintu gikomeye cyane cyaba kituruhije cyatuma umwami Yesu atabasha no kudukiza, nuko twaba turijwe n'ibyaha. Muze twegere umwami Yesu, duture imitwaro yose turuhije. Ari ibyaha bituremereye, ushobora kuremerewe n'ibyaha. Reka nkubwire, waba warabaswe n'itabi, waba warabaswe n'inzoga, waba warabaswe n'ubusinzi, ariko muri uyu mwanya umwami Yesu arashaka kukuruhura. Ngwino umwegere, ngwino umusange, arakuruhura, aragukiza, aragusanga nawe kuko wemeye kumusanganira. Mwami Yesu atugire neza. Haleluya. Itegereze neza niba hari ibikuruje, niba hari ibyaha bikuruje, niba hari ubusambanyi bwakubase, umwami Yesu aremera kukuruhura. Imana yacu tugire neza. Niba hari ubujura bwakubase, niba hari ibiyobyabwenge byakubase, umwami Yesu aremera kukuruhura. Ngwino kuri Yesu aragukiza, ngwino kuri Yesu arakuruhura. Mwene data mushiki wanjye, ariko muri uyu mwanya ndakwinginga ngo uze wegere umwami Yesu. Ngwino usanga umwami Yesu arakuruhura. Haleluya. Baririmbyi bagiye batubwira ibihimbano by'umwuka,
ariko ugenda utekereza cyane ibyo wagiye wumva, uzana ibyaha byawe kuri ya soko nziza, ubirome byose, mwami Yesu arakuruhura. Imana yacu tugire neza. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, ariko ukomeze witekerezeho. Muri uyu mwanya witekerezeho, muri uyu mwanya utekereze ati ngewe ndakwiriye gukora iki kugira ngo umwami Yesu arusheho kunduhura. Ibikuruhije ni byinshi, ibikuremereye ni byinshi, ariko utekereze ati ndakwiriye gukora iki kugira ngo umwami Yesu anduhure. Mbere yo gusenga Imana, birashoboka ko waba wumvise ijwi ry'Imana muri uyu mwanya. Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Hari ijwi ryaba riri kongorera umutima wawe. Ibyaba bikuruhije ni byinshi, ariko ngwino usanga umwami Yesu akuruhure. Niba hari uhari yakwegera hino tugasenga Imana, hari uhari yakwegera hino tugasenga Imana. Ushaka kugira ngo Yesu amuruhure niyegere hino dusenga Imana. Ushaka kugira ngo aruhurwe na Yesu niyegere hino dusenga Imana. Shobora kwihagararaho ngo nta binduhije, ariko niba utarujwe n'ibyaha uruhijwe n'uburwayi. Niba utarujwe n'uburwayi uruhijwe n'ideni. Niba utarujwe n'ideni uruhijwe n'abandi bantu. Haleluya, haleluya. Ngwino kuri Yesu akuruhure. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana mwene data, tugiye gusenga Imana. Ngwino kuri Yesu akuruhure. Ngwino zana ibyaha byawe kuri Yesu akuruhure. Zana iyo mitwaro yose ikuremereye, Yesu arakuruhura. Kadusenga Imana, ubundi ukomeze kwisuzuma. Kwihana ntabwo bijya birangira, kwegera umwami Yesu ntabwo bijya birangira, ariko mureke dusenga Imana. Umwami Yesu aturuhure, umwami Yesu aradukiza. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Reka turebe abarwayi aho bari bazamura ibiganza. Dusenga Imana, dusaba Imana kugira ngo ibakize, Imana ibaruhure, Imana ibatabare muri ubwo burwayi barimo. Tugiye gusenga Imana. Imana data wa twese, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, turi hano kuri uyu musozi, turakwinginze ngwino uturengere, ngwino dutabare, ngwino dufashe. Tumaze kumva ijambo ryawe, turakeneye kuruhukira muri wowe, turakeneye gukizwa nawe, turakeneye kuruhurwa nawe, turakeneye kurengerwa nawe. Ngwino urengere ubwoko bwawe, ngwino urengere abagaragu bawe, ngwino urengere itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu musozi duteraniyeho, ngwino ukora imirimo n'ibitangaza. Ugendagende muri aya mago, ugendagende muri uru rusisiro, ugendagende muri uyu mudugudu, ugendagende muri aka kagari, umurenge wose, kora imirimo n'ibitangaza. Mwami Imana Nyiringabo, gabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa, kugira ngo mwami izina rye rirusheho guhabwa icyubahiro. Komeza wigaragaze muri byose, kandi imirindi yawe ikomeze kumvikanira kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
Thank you.